Turabasuje nk'ibisanzwe ni muri H&M Fast Food. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo wanywa icyayi cyiza kiryoshye gihumura cyakuvura amavunane, cyatuma umunsi wawe wirirwa umeze neza, kandi noneho akarusho gifasha umuntu kuruhuka neza. Aha turebere hamwe iyi video, natwe tuze kugitegura tukinywa. Icyayi wakinywa mu gitondo, wakinywa nimugoroba, ushobora no kugitwara ugiye ku kazi ukagenda unywaho gake gake. Noneho katuvugane n'umuntu ushobora kuba adafite ubuki ariko akaba yakoresha isukari. Isukari ngiye kukubwira uburyo wayitegura. Fata irobo y'isukari uyishyire mu isafuriya, upime nusu robo y'amazi usuke muri ya sukari, ushyire ku muriro ibire inshuro 4, uyikureho ihore, ubundi nimara guhora ukoresheho iyo ushaka. Iyindi we wayishyira muri frigo. Ku muntu udafite frigo ayitereke mu kantu keza, ayipfundikire. Mu gihe ugiye kunywa icyayi ufateho ushyiremo. Iyi sukari nta ngaruka izakugiraho. Ubwo ni uburyo bwiza bwo kunywa icyayi cyawe kandi kiryoshye gifite taste mu kanwa.